nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'ubuzima mu nama y'ubuzima ndetse mbashimira kubwitange ndetse n'inkunga zanyu ndetse n'urukundo rwanyu mutwereka buri munsi. Imbaribwo bwa mbere rero uteze amatwi ikiganiro ndetse imbaribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu inama y'ubuzima, reka ngusabe ntuhave udakoze subscribe, like, comment ndetse na share, kuko ibi nubikora uraba udufashije, uraba uduteye inkunga kandi bituma dutera imbere kandi tugakomeza gukora ibiganiro byiza kandi bifasha. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turarebera hamwe akamaro k'amazi ashyushye yanywe mu gatondo. Aya mazi rero anywebwa mu gatondo, anywebwa umuntu akibyuka nta kindi kintu arakora, ndetse umuntu ataroza no mu kanwa. Ukabyuka ugahita ufata amazi, aya mazi ashyushye ukayanywa. Ushobora gutangirira ku mazi angana na magarama 500 cyangwa se litiro, nta kibazo kuko nta ngaruka bizakugiraho. Ukayanywa, ariko nuko utanywa ashyushye cyane, ariko ugomba kumva ko ari amazi ashyushye, ukayanywa wumva ko ashyushye. Bimwe rero aya mazi azagufasha nuko amazi azasohora imyanda myinshi mu mubiri, bityo bigatuma umubiri wawe uba ari umubiri mwiza, kandi bigatuma ndetse imyanda ivamo, maze bigatuma nta ndwara nyinshi ugira mu mubiri. Ikindi nuko aya mazi azoza igifu, bityo bigatuma igifu cyawe kiba ari igifu cyiza, ndetse bigatuma n'ibiryo bidatinda mu nda. Ikindi nuko aya mazi atuma metabolism nayo ikora neza ndetse ikihuta. Aya mazi rero ashyushye anywebwa mu gatondo nanone afite ubushobozi bwo kugabanya ibiro. Uko wanyweye aya mazi ashyushye ukabira ibyuya, uba urimo utwika ibinure. Ubwo buryo bwo gutwika ibinure niko nanone uba ugenda ugabanya ibiro, kuko burya akenshi kugira ngo umuntu agire ibiro byinshi nuko haba hari ibinure biba bimaze iminsi bigenda byiyongera. Kugira ngo rero ibinure bigabanye nuko ukoresha ubushobozi bwose bushoboka ndetse butandukanye ukabitwika. Mu buryo bwo kubitwika niko biba bigenda bigabanuka. Aya mazi rero agufasha kugabanya ibiro muri ubwo buryo. Ndetse aya mazi ashyushye yanywe mu gatondo akurinda kurwara umutwe cyangwa se indwara z'uko umutwe ukurya. Nanone aya mazi ya mu gatondo azafasha umuntu gutuma atagira umwuka unuka uva mu kanwa. Akenshi uyu mwuka utera abantu isoni, ndetse bigatuma wumva utisanze mu bantu, ndetse ukavuga utisanzuye. Aya mazi rero nuyanywa mu gatondo azakurinda kunuka mu kanwa. Ni byiza rero ko tuyanywa. Ndetse ikindi nanone cyagufasha mu gihe ufite ikibazo cy'umwuka unuka, nuko mbere yo kuryama wajya nanone unywa amazi ashyushye, ndetse bigukundiye nta kindi kibazo ufite cyo mu nda, ugashyiramo igice cy'indimu, ugakamuriramo igice cy'indimu, maze ukanywa mbere y'uko uryama. Akenshi rero igituma abantu hanuka mu kanwa nuko baba barya ibiryo bibi, cyane cyane ibiryo birimo ibintu bikomoka ku nyamaswa, inyama ndetse n'ibindi. Ndetse n'abantu bafite uburyo bubi bwo kurya, bityo ibiryo bikaborera mu nda kubera ko igifu kitabona umwanya wo kubisya ngo bivemo. Byiza rero ko tunywa aya mazi akaturinda uyu mwuka mubi uva mu kanwa. Ikindi nuko amazi ashyushye azatuma umuntu agira uruhu rwiza, uruhu rubereye, kandi uruhu rudafite
ibiheri, ndetse aya mazi ashyushye atuma uruhu rwacu rudasaza vuba ngo rugire iminkanyari. Ikindi amazi ashyushye azakurinda indwara z'impyiko nk'iyo bita kidney stones. Kandi nanone amazi ashyushye iyo wanyweye mu gatondo akongerera apeti, atuma usonza bityo ukagira apeti, ukarya ibiryo ubishaka kandi ukabirya ubyishimiye. Aya mazi rero nanone azatuma umubiri wawe ugira ubudahangarwa bukomeye kandi buhagije, bityo atume umubiri wawe ugira ubushobozi bwo kwirinda ndetse no kwivura indwara. Umubiri wo burya ufite ubushobozi bwawo bwo kwirinda ndetse no kurwanya indwara. Reka rero aya mazi tuyanywe tuyakunze kandi tuyanywere igihe nyacyo kandi tuyanywe neza. Nkuko nabivuze rero ngitangira, aya mazi anywerwa mu gatondo nta kintu umuntu arakora, utaroza no mu kanwa, ukayanywa ashyushye. Ushobora gutangira unywa amagarama 500 ndetse ushobora no kunywa litiro y'aya mazi ashyushye, nta ngaruka bizagutera. Ikindi nuko aya mazi uyanywa witonze kandi ukayanywa ufite umwanya uhagije, buhoro buhoro. Nuyanywa wiruka kwa kabashyushye ashaka gutwika, uretse n'ibyo ashaka no kukuniga, ndetse uretse n'ibyo ashaka no kugutera izindi ngaruka. Uretse amazi ashyushye rero n'amazi yandi, yaba ari amazi umuntu anywa ku manywa, ni byiza ko amazi umuntu ayanywa yitonze, umuntu akayanywa yumva test y'amazi. Amazi ubundi burya urayakacanga iyo yanywa maze ukamira. Nibwo buryo bwiza bwo kunywa amazi, ukayanywa witonze, bikugirira akamaro kuko niyo amazi agiye mu gifu akugirira akamaro. Reka rero aya mazi tuyanywe kuko afite byinshi yatumarira kandi tuyakunde, ndetse iyi gahunda yo kunywa amazi ashyushye tuyiteho, ndetse ibe gahunda y'ubuzima bwacu bwa buri munsi kuko nta ngaruka ifite habe na rimwe. Reka rero nongere mvuge ko amazi atavangwa n'ibiryo. Nta munsi n'umwe ugomba kunywa amazi uyavanze n'ibiryo. Imba ugiye kunywa amazi yanywe yonyine, nanone imba ugiye kurya ibiryo gusa ntubivange n'amazi. Ibi bintu ntago bivangwa, iyo bivanzwe bitera ingaruka mu gifu. Ndabashimiye rero ko mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu kandi mukomeje kwishimira n'ibiganiro byacu. Amakomenti yanyu turayishimira kandi y'agaciro. Reka rero ikiganiro cyacu no munsi tugisohoreze hano, tuzakomeza ubutaha nanone twiyungura byinshi mu bijyanye n'ubuzima bwacu. Shalom shalom, murakoze, mugire amagara meza kandi mugubwe neza. Ni umuvandimwe wanyu kandi inshuti yanyu John Nyandwi. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.